barere niki Nkusi n'abafana nyine nkuko tubumva abafana ba peri niki nabo n'abafana n'abafana bawe ibisumizi niki bose n'abafana n'abo mubaje ni Big Energy niki abo n'abafana bayago bitwa Big Energy ahubwo when it comes to English gang byumvikana nabi ngira ngo ubwo natwe tugomba kuzafata Big Energy twayishyira mu kinyarwanda kugira ngo abayobozi bacu babyumve ko atari agatsiko bumve ko ari abafana b'umuntu numvise bo barabyisa agatsiko ariko ntacyo bitwaye niyo mpamvu navuga ko nashaka kuvuguruza urwego ariko abo n'abafana banjye n'abafana bayago n'abafana bakunda ibikorwa byanjye ntago nziranye nabo ngo nabantu nabwirije ngo muhaguruke mukora ibi n'abantu bihagurukije kuko bo bari bamaze kubona akarengane nakorewe mu myaka 4 bo barihagurutsa bavuga bati nago twanza akarengane kakorewe yago twanza akarengane gakorerwa n'abandi bantu ntugire ngo bafite komite ibayobora bafite komite nyobozi komite none se n'abantu mfite ahantu nabahurije nago nzi naho bari n'abantu bari mu nce zitandukanye iryo zina ryavuye ninde warizanye Big Energy ni izina n'ubundi nashyize kuri channel yanjye kuri Instagram bagende babirebe jambo nkunda gukoresha cyane iyo postinze ibintu byanjye nandikaho Big Energy kubera ko niyumva nk'umuntu ufite Big Energy ndi umuntu uri positive nago ndi umuntu uri negative ku buryo nakumva ko naba mfite small energy ngewe ama Big Energy thing ama Big Energy artist ama Big Energy journalist ama Big Energy YouTuber ama Big Energy content creator yago ngewe ndimo ndasoza mu byo nkubaza yago reka nsoreze kuri iki mu byo nkubaza nyuma yuko twumvise ibyo umuvugizi wa RIB yatangaje harimo no gusiba ibiganiro bisa nkaho mukunda gukoresha ijambo ngo nagatwiko birimo agatwiko aha reka tubifata uko ngo yes bategetswe kubisiba n'ababikwirakwiza ko bashobora guhura n'uruva gusenya ibyo urabivuga mu bantu baje bakora repost harimo abo ba Big Energy urabikora urabagiriye nama yabagiriye inama se ko nta nama nabakoresheje na mbere bo bakomeze barwanya akarengane nta kindi inama nabagira no gukomeza kurwanya akarengane twamaze kubereka ibyo twakorewe bakomeze barwanya akarengane nababwiye ko Energy batari kuri nge gusa barimo bararwanya akarengane kuri buri muntu wese ukorerwa akarengane kuri social media okay wavuze ko uzabikomeza kandi bo bari mu gihugu wowe uri hanze yacyo none ubwo bazabikora ikibazo cy'uko mureke kwitiranya ibintu uri muri Uganda si ikibazo ariko reka mbabaza uretse ko ari nge mwahamagaye nkaba numva murimo kumpata ibyo bibazo kuki mutarimo kukugira inama abo bantu muri kumwe nabo aho ngaho navuze ngo kandi nimukagoreka imvugo zanjye navuze ngo abo bantu bahagarike kuvuga izina yago uzakomeza kurivuga akarivuga nabi nanjye mfite amabombe hano inyuma nzamwoherereza bombe yaka umuriro azarwana nayo kandi ninyohereza azarwana nayo igihe kinini okay yago ubwo buzima bwawe urahindutse erega abantu baba bazi ko umuntu atababaye bihagije ibyo barimo kunkanga ibyo barimo kumbwira ngo ibiki ndi umuntu w'umugabo ikintu icyo ari cyo cyose ndi tayari guhangana nacyo kimwe mu bintu navuze ntazigera nkora sinzigera ndwanya igihugu cyanjye sinzigera mvuga igihugu cyanjye nabi uwanca uwo ari wese cyangwa ibyo bigarasha njya numva bishaka ngo kunca nta kigarasha na kimwe mvugana nacyo nta kigarasha na kimwe nziranye nacyo sinzigera ngambanira igihugu cyanjye ariko umuntu wese uzamenyera izina yago akaza kurishyira kuri social media akarya expose nabi uwo nguwo amasasa zamugeraho okay yago ubayeho ute hano mu Rwanda wari ufite kubayeho uba mu muryango cyangwa se ufite uko winjiza ubaho ngaho uri nubwo wanze kwita mu buhungiro urimo kubaho ute mbayeho neza kuko mfite amahoro kurutayo nari mfite ndi muri abo bantu babi bashaka kuniga amarozi bashaka kunyica mbayeho neza rwose nta kibazo mfite
abantu bose bakurikiye kino kiganiro bamenye ko ntabayeho nabi. Nari mbayeho nabi nyiri aho ngaho ubwo nasohokaga mu rupangu ngasanga abantu 10 bari ku rupangu iwanjye. Nari mbayeho nabi ubwo nabaga ku kazi ngasanga abantu bari iwanjye ntabinjijeyo. Nari mbayeho nabi ubwo nabaga ndi ku kazi hariya Sonatibe ahitwa Izere nkabona abantu 5 baje ngo kuneka ngo amakuru yanjye. Nari mbayeho nabi ubwo nageraga iwanjye abantu bagatera amabuye iwanjye mu rupangu. Nari mbayeho nabi rwose ariko ubu mbayeho neza. Ariko ibyo bintu wabibwiraga Ribu? Ibyo nabibwiraga Ribu n'ibyari ntatatse ni hehe ntatatse ikirego natanze cyo sinababwiye. Ni kimwe gusa watubwiye watanze ibyo bindi kandi byari bikaze biri kuri mino kurushana cya kindi cya mbere ko ntabwo wigeze ubibwira Ribu. Nari ndambiwe guhora n'ubundi. Okay. Nari ndambiwe guhora nkora ibintu nkabona nta musaruro birimo gutanga mpitamo nyine gushaka kujya hose ngomba kubona amahoro.